cya mbere ubu uzajya no mu gitaramo cya nyuma. Mureke rero niba mubaye umunota umwe mukoreshe vuga ibyishimo ntewe no kuba mu gitaramo cy'umuhanga. Ndabanza gushimira nyakubahwa Minisitiri twakoreye mu Ngata, akaba ari Vice President wa Sena. Murabona ko dukoze handova ya gihanzi. Mwarakoze cyane kuba mugejeje abahanzi aheza, akaba ariho tugiye gukomereza. Abakiri bato nimujya mu bitaramo bikomeye muzajye mugenda mwambaye ingofero. Hari igihe ushaka gukurira umuntu ingofero ugasanga ntayo waje wambaye. Hari ikintu ushaka gukora uyu munsi mu gitaramo cya mbere, ikindi nkazagikora mu gitaramo cya nyuma kuko nacyo kizaba ntabwo mbifiteho choice. Iyo umutware yagusabye kwicara igihe kiragera akagusaba no guhaguruka. Ndifuza kwifuriza umuvandimwe gutunga agatunganirwa, kandi n'uwo nzazira mu gitaramo cya nyuma uwo muhigo nzawuhigura kuko ni iby'ingenzi. Umuhanzi wese wo mu Rwanda uzakora igitaramo, njye na nyakubahwa Minisita Mbabazi tukiragijwe Minisiteri mubarizwamo, tuzakora uko dushoboye uruhare rwacu na Minisiteri rujye rugaragara mu gitaramo mwateguye. Muzabimbaze njye na mugenzi wanjye. Abakurambere bacu bavuze ko uwo wifuriza gutunga umugabira. Uyu munsi turi kuwa gatandatu, kuwa kabiri Soshomura najya gusura mama we azasanga y'inka nziza. Ibindi byose umuntu yakifuriza umuntu bishingiye ku nka. Mukecuru aho atuye niho urwuri rwanjye ruba, ni hafi aho ngaho ni kwa ba data bukwe. Kuwa kabiri ikiraro nikiba kitaruzura tuzamufasha kucyuzuza. Aya ntabwo ari amavamuhira, abahanzi tumaranye igihe, leta yacu ifite ubushobozi. Nimara gusobanukirwa ibya Minisiteri nagiyemo ku bijyanye n'ubushobozi, igitaramo gikurikira muzamenya ibyacyo, ariko mwifurije gutunga kandi ngutongereye gukira, uzaba umuhanzi w'icyitegererezo. Ndabashimiye. Mumena amashyi menshi cyane, arakoze cyane.